Haleluya, amahoro y'Imana abane natwe, ku mazina ni yayandi murayamenyereye, umutoni Sandra cyangwa Sandrine bikoroheye. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu, amahoro y'Uwiteka Imana abane namwe, kandi ndabakunda cyane, mwe mudukurikirana mukaduha ibitekerezo, mudutera imbaraga zo gukora. Imana ibaha umugisha, tugakomeza kuza kuvuga ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ni Kristo udushoboza, ariko namwe mukadutera imbaraga, tukabona ko tutari twenyine, ko hari abadukurikirana, tukabona ko hari abumva ibyo tuvuga. Imana ibaha umugisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko turyumva ndakubwira tumanze dushime. Njya nkunda kukubwira, nubona igitondo uramutse ari amahoro, ukabona burakeye byibura, ukumva kuri telefone nta muntu uguhamagaye akubwire ngo inkuru mbi, ujye uhaguruka uhereze Imana icyubahiro, uvuge Mana ndagushimye ko njye n'abanjye waturinze, kuko ijoro rishobora gusa n'irindi ariko ibereye muri iryo joro nibise, cyangwa se igitondo kigasa n'ikindi ariko ibereye muri icyo gitondo nibise, cyangwa umunsi ugasa n'undi ariko ibibereye muri uwo munsi nibise. Wowe wabonye ubyuka ukabona ari amahoro, ukabona urangije umunsi wawe amahoro, ujye uhereza Imana icyubahiro, uvuge Mana ndagushimye ko wabanye nanjye, ko wahagaze mu byanjye, izina ryawe rihimbazwe. Reka dusenge Imana, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Reka dusengere iri jambo kugira rigire aho rigukura kandi rigire n'aho rikugeza, mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, urarengeye, urengeye uko tubivuga, uko tubitekereza, ujya urabirenze. Turagushimye ko waturindiye umubiri n'ubugingo, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimye ko wabanye n'inshuti zacu ukazirinda kandi nazo ukazirengera. Ndagushimye ko mu nshuti nta gikuba cyacitse, izina ryawe rihimbazwe. Ndagushimye muri byose Kristo, ndagushimye ko uyu mwuka mpumeka ari ku bwawe, hari abari guhumekera ku mafaranga atandukanye. Mwami Imana, njye wagiriwe umugisha nkaba ngejeje iyi saha, ndagushimye kandi nguhaye icyubahiro, kuko sinabona ayo mafaranga yo gutanga, ariko ushyirwe hejuru, kandi n'abari kuri icyo gisasiro ndagusabye nabo batabare kandi ubarengere. Ndagusabye ubagirire neza, ndagusabye ubahindurire ibihe, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ryawe tugiye kumva ntirice mu gutwi kumwe cyangwa se rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Amena. Amahoro y'Imana abane natwe rero. Imana nyir'ibihe niyo igena ibihe, igihe urimo cyose. Ijambo ry'Imana mu mubwiriza 3 haratubwira buri gihe n'igihe cyacyo. Igihe urimo gishime, shima Imana, kuko mu gihe urimo ntacyo wahindura kugira uhindure igihe cyawe. Igihe urimo, yaba cy'umunezero yaba cy'umubabaro, shima muri byose. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, turasanga muri Zaburi 119 umurongo waho w'105 wo wonyine. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira nyuramo. Imana itugirire neza, ngo ijambo ry'Imana ni itabaza kandi ni umucyo. Umucyo ube mu byawe, aho umwijima uri, iyo umucyo uhageze biba neza, hasa neza. Bya bindi uri kubona ko bimeze nk'umwijima, bya bindi uri kubona ko byanze, Kristo akumurikire, itabaza rye rihagere, izina rye ryamamare ku bw'ibyo. Imana itugirire neza, umucyo w'Imana ukumurikire, nicyo nshatse kukubwira. Ikumurikire muri bizinesi yawe, niba urwaye ikumurikire, kuko aho itunze ikakumurikira, aho ngaho ureguka bigakunda. Imana itugirire neza. Wowe uri kubona ko byabaye nk'umusozi, Kristo akumurikire. Umuryango wawe ushobora kugera hamwe ukananirwa, ariko Kristo hahandi utagera akumurikireyo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kadusenge Imana. Wowe ufite ikibazo, ukore kuri cya kibazo cyawe mu mutima, ugitekerezeho,
cyangwa se nimba udafite n'ikibazo ukore ku mutima. Tugiye gusenga Imana mu bibazo byawe, Yesu yitamurure, umucyo w'Imana ube mu bibazo byawe, Yesu akugirire neza kandi Yesu akurengere muri byose. Kadusenge, amahoro y'Imana abane natwe, kandi nawe urwaye ukore aho wumva ubabaye hose. Icyo nzi cyo kubwira isengesho ni uko Imana irakugirira neza. Mana, ndagushimye cyane kubw'ijambo ryawe twumvishe. Reka ijambo ryawe ritubere itabaza, ritubere umucyo, ritubere urumuri. Muri byose nkweretse umurwayi ubabaye, buri muntu wese ufite ikibazo, ndagusabye uhagarare mu bye, umurikemo, kuko aho umuritse birashoboka, aho umuritse biroroha. Ndakwinginze umucyo wawe umurike muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.